Aya bas abduction igiye kujamo nyuma ya Chris Easy akubwira ngo sambolera Skia 5 this Arachari Sankala the premier for real the one and only Ujito.net nobody kubera way Karimbo keske sambolera atajiruchikwa Right Hata mkwasi Arachari the premier for real Hey Let's go Emutima wanjetera Skia Ndumva nabuzaho mpera Ati nabuzaho mpera Ndakenera mwuka wera Arakenera imbaraga z'ijuru Ndakenera mwuka wera Would you take my pain away Skia is boy Maso basinde Yewe ni maso ndeba Only water suka mwema Ati suka mwe Only water Uri maso basinde Skia Dutangira Abduction Atajiruchikwa Arachari Chris Easy nk'ibisanzwe Tingobe mu maso Right Irachari giti business group Kwishura 6 ukwezi na 2 ku cyumweru ukarya show Ubikoze narirayo kwari Bikupa amazi n'umuriro ubikoze nababwiye turacyarya show Skia umubiri uragushaka winereyo Nakusubiri nababwiye turacyarya show okay Skia Tagazi Okay Yes, yeah. These are the songs they call Njanamunus. Isn't it another Njanamun way? Njanamunus. Aha. So take me to Venezuela. Take me to Venezuela. Umeze nk'imbohe sese would you take my pain away Iburi maso basindeba Only water suka mwema Iburi maso basindeba Only water suka mwema Abduction ije kujamo atajiruchikwa Omeze mbibutako Kujito.net Nukwishyura 6,000 ukwezi na 2 icyumweru ubundi ukarya show nabawe Domis Narirayo kwarika Hey Warabonye filime nka Tekken udachikwa Abduction atajiruchikwa Chango warabonye filime nka Ready Retired Extremely Dangerous Domis this the premier kunebe for real right Izi ngoma muzazumva ni mutanazumva tubacurangire mu matwi tunabakomange urumva bakomangire Vice Abduction Skia Basi kwitarangira niyo mwakumva ingoma gusa mukajyaniraho Skia garawe Smartphone yawe yaraguhenze none nguyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga muri Isatech
bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka sharijeri kuri telefone charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo. Byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Banyarwanda banyarwandakazi, ku munsi wa none nababoneye igisubizo. Ese waba ukeneye umuntu wagukorera ibikoresho byo mu nzu, harimo nka TV stand, ibikoni byo mu nzu bigezweho, amagarderobe, imiryango igezweho, utubati, yewe si ibyo gusa, yubaka n'ama office, akanubaka n'amafarumasi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uwo nta wundi ni Cedric Furniture. Umushaka wamusanga hano mu Gakinjiro ka Gisozi muri Adarwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero uri kubona kuri ekra yawe, cyangwa se ukadukurikirana kuri Instagram kuri Cedric Furniture and Interior Design. Bana babuze amaherere yabo iki niki, hanyuma we wagira umuntu umenya cyangwa se ukamenyaho imiryango yiri, ukaba babwira uti uyu mwana mwatoraguye famiye ye ngiyi ngiyi. Hano kereka ku ifoto y'umwana waba umuzi, ukabubwira aba website aho iki, aho umuryango uri bakazabahuza. Check out this guy. Jason's bagenda bari butwana. It's all just a mistake. Wasanga ibintu twijiyemo yari n'amakosa. Well, you could be adopted. Wasanga mbara na kwa adoption bari atari abdeyi bawe. You know, dropped on a doorstep, you never know. Wana wamenya wasanga atari ubana kubyaye. If I were adopted, Nansi niba baranya adoption, why would my picture end up on a missing persons website? Nigute byaranya nise ifoto yanjye bashyize kuri website y'abana babuze. Well, a better question would be, Ikibazo cyiza, if this is for real, then who are those people living in your house? cyakabari ikibazo cyiza ubaye umuntu kubaza bari abantu mubana ni bantu nyabaki. We're going to be out there. We're going to die. He's going to want to die with us, okay? Gati umuntu uzanga yaramara guhunga mu ifoto bakata urutugu ariko ntabwo ashaka kuza mu ifoto. Any more photographs of you when you were younger? Those Yes, ari amafoto yawe uri kumwe n'ababyeyi bawe uri uruhinja. are the ones that are questionable. Ibyo nabyo sinzi niba amafoto byibaza. Really? Hari ifoto yawe nimwe waba uri kumwe n'ababyeyi bawe uri umwana mu myaka munsi y'10. Just a ton more on me by myself. Nanjye najya nibaza. Few family photos is all you have from your childhood? Ese hari imiryango yawe ifite amafoto yawe ukiri umwana uri kumwe n'ababyeyi bawe? Oya. All that I could find. Aya mafoto niyo ufite yonyine yanjye ndi umwana. Nathan, I've got a million embarrassing family photos. Mwana njye mfite n'ibifoto byinshi bya famiye byanandamiye uzi. Nyiri uruhinja njye ababyeyi banjye banyifotorezaga kenshi gashoboka. Enough to make me want to vomit. And you're Ariko sinibaza impamvu niba nk'iyi foto hano hari umuntu ari guhagaze iruhande cyecuru we. Nathan. There'll be time for you to deal emotionally with all of this, but right now you have to get your shit together. Ati wa mwana ibintu by'amarangamutima mugikuremo ababyeyi bawe kuba bapfuye ibyivanemo cyo beseriye. Cyo zamu briefing ya gisirikare. Who are you really? Ase wa mjacu mundu rindi. Agent Block. proceeding south. I'm one of your keepers, Nathan. I'm putting Ndi umwe marinzi wawe. a place to look after you. Natani turi abantu bahawe akazi ko kugira tugucunge. Just like Bagahawe nande. Mara and Kevin were. Urebye uriya witwaga mama wawe ariwe Mara. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Tayari. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech. Ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazana nanjye sankara ajya gukoresha.
tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Banyarwanda banyarwandakazi, ku munsi wa none ndababoneye igisubizo. Ese waba ukeneye umuntu wagukorera ibikoresho byo mu nzu harimo nka TV stand, ibikoni byo mu nzu bigezweho, amagarderobe, imiryango igezweho, utubati, yewe si ibyo gusa, yubaka n'ama office, akanubaka n'ama pharmacy ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uwo nta wundi ni Cedric Furniture. Umushaka wamusanga mu gakinjiro ka Gisozi muri Adarwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero uri kubona kuri ekara yawe cyangwa se ukadukurikirana kuri Instagram kuri Cedric Furniture and Interior Design. Kujana batanu batanga makuru ya Amerika yarifika na Martin Price, Serbian Secret Service. nawe yarwose ni umuseribe rwauza kuri American Secret Service abanyasambia, Now freelance intel broker and operative. aho tuvugira ngaho umucuruzi w'intwaro ukomeye cyane akora missions zitandukanye. Wants it back. Uwo mugabo rero ushaka iyo liste y'abantu 10 na 25 b'abanyamerika bagenda batanga amakuru atandukanye. Iyo liste ni yashaka. Yesterday there was an attack on the residence where Martin's son Nathan lived. Ati ejo bundi ate urugo rwarimo umwana wa Martin ariwe Natani. Two of our undercover agents were killed. Uyu mwana yari afite abantu babiri baba undercover cyangwa bamaneko twari twaramuhaye ngo mbere ababyeyi be umwana atabizi. The attackers were hired guns. Trouble. Connections tracing them all the way back to ati nyuma y'ibintu twajya dukora n'iperereza twajya dukurikirana twasanze abatatse urwo rugo ari abakozi ba Nicola Kozlo. This is the agency's most valuable Black Ops agent. Ati Martin Price ariwe se w'uyu mwana ni Black Ops agent, ni agent wa CIA ukomeye cyane, keeping his son Nathan safe from college. Rero kugira ngo uyu mugabo abike umwana we atekanye was our top amujyane kure ya Kozlo. Priority. How did Kozlo find Martin's son? None se ubu uwo mugabo Kozlo yabonye guta umwana wa Martin. We think he discovered the existence of the boy a couple of years ago through a cyber attack. He's been fishing ever since with fake missing persons websites. twashyizeho umwana wa Martin Price kugira ngo tubyitwe yuko yabuze kugira ngo abaza yigishaka kubaza. Who killed my parents? Ninde wishe ababyeyi banje? You mean Mara and Kevin? Uravuga Mara na Kevin? Yes. Cyane abandeze no ababyeyi banje. His name is Nicola Kozlov. He's ati wabice yitwa Nicola Kozlov, independent Black Ops agent. ati nawe yari Black Ops agent wikorera. Like ngande? Like my father. Ameze nka data? Yes, but Kozlov works for the bad guys. Usida ko Kozlov akorera abantu babi, akora misho zibanga. Martin was one of us. Usida ko Martin ni nako yahoza rumwe muri twe. The woman you know is Dr. Bennett. Uriya muganga waruzi nk'umuganga Dr. Bennett niwe watoje uyu mugabo Martin. Lorna too. Ndetse na Lorna mama wawe. Whose idea was it to put me in Nonese igitekerezo cyane kushira muri uyu mwanda? Foster care or whatever you want to call it. Ati ni gari gahunda ya leta yo kushira muri kano kazi cyangwa. When your mother died. Ati wa mwana agiye mama yapfaga. To be honest, we weren't nakubeshye sure whether Martin was going to crack or not. Ntago twari tuzi Martin azajya cyangwa se bizarangira bite. He was in no condition to raise a child. Iso nyuma ya mama yapfiriye ntago ari muri condition yo kubarera umwana. He realized that. Nawe yarabizi. I told him I would make sure you were safe. Ariko nabwiye Martin ko yari umunsangira ngendo waje namwe uzambika ngashaka kumwana we tuzamurera.
so Martin could carry on doing what Martin does. ati Martin twarambwiye agende nk'umumaneko wese akomeza akora akazi yari ashinzwe. What exactly is that? Ese byari biki? It's a messy world, Nathan. Wa mwana akazi so akora n'isi y'umwanda Natali ntago najya kusobanura ngo so akora ibi nibi ariko yari black ops agent. People like Martin. Sobanukirwa n'abantu bake cyane kandi abantu bari muri akazi. Getting a glimpse behind the curtain. Abantu nkatwe dukora akazi akenshi tuba twica inyuma y'amarido nawe ucana deal turimo. What we're engaged in here is a polite war. Ariko ikintu twamaze kwinjira muri kano kanya ni intambara ya discipline, polite war. It's not about bullets and bombs, borders or territory. Atujya kwintambara muri gihe turimo nagari y'amasasu cyangwa ibisasu amasasu cyangwa ibisasu bya kirimbuzi. Nagari imipaka cyangwa amateritori turi gukaba. The currency of this war is information. Iyi ntambara turimo muri aka mwanya ni iy'amakuru. War of information. Zeros and ones, Nathan. Data, and that's what Kozlo's after. Ati na amazeru na zarimwe na imibare y'ibanga tugenda duhisha tubika. Kozlo rero ayo mabanga niyo akeneye. What does Kozlo want from me? None se Kozlo njye aranshaka iki? Martin recently stole something very valuable from Kozlo, and he wants it back. Iso yibye amabanga akomeye kuri ava yakuye kuri Kozlo. Kozlo ayo mabanga niyo akeneye. If Kozlo gets you, Ero Kozlo aramutse agufashe, it puts your father in a very compromised position. ibyo byatuma so ajya muri condition mbi ko so ni wowe muntu wenyine bakoresha kugira babone hariya amabanga so abitse. Niyo mpamvu ibyo bigucereye kugira bibone so abibaye mabanga. Did my father suddenly start caring about me now? Ese ni cyatuma data atangira kunekerezaho muri aka mwanya. Ubaza umuntu niyandeze ntazi ndi umwana none umuntu ngatangiye kumenya. Nathan, you don't know the first thing about your father. Ati Nathan hari ikintu kimwe utazi kuri so. I know he scares the shit out of you. Nabizi ko data ashobora kuba gutera ubwo bariye mpamvu uri hano. Andi kuri Levon muniza hafi n'abantu bahahira. Listen to me. Nimva neza. I need you to lead him outside to the south parking lot. Ati nataka kuba umugabo umuyabye ushaka muri cyo musoro aho ngaho mujyana hepfo kuri parking yo majyepfo. If I do that, I'm dead. Ndamutse mbaye nk'umuyabye napfa afite abakozi benshi. If you stay where you are, you're dead for sure. Ati rero mwana wanjye n'uguma uri namwe berakwica. Lead him outside. Mwana wanjye muyobore hanze. Trust me. Why should I? Ati nyizera niyo mabati